nayo ibingibi ujya guhaguruka uti FDLR uti iki kandi uzi kubeshya, kuko aho tuvugira ubu ngubu muri teritwari ya Nyiragongo iyoborwa na M23 na RDF. Teritwari ya Masisi iyoborwa na RDF na 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 M23. Yewe na South Kivu iriya yose niho bahayobora, niho bagenda kuvuga ni wowe wakoze ibi, ni wakoze ibi, ni wakoze ibi, ni wakoze ibi, ni wakoze ibi ngibi. Ibyo ni uko biteye. Igihe azaba adahari rero, uwo nguwo wundi niwe ugomba kumusimbura. Ariko hari ibintu bimwe bijya bintangaza no muri zo za Unity Club n'ibivugirwamo. Harya bivuze ngo abangaba bakoranaga na Habyarimana, nimagaruke muvuga ibyo mwakoraga. We azatubwira ryari ibyo bo bakoranaga na Habyarimana nk'umuryango we. Niba umuntu agomba kuvuga ibyo ababyeyi be babayemo, we azatubwira ryari ngo nawe azicare hariya atubwira ati nanjye umuryango wanjye twakoze ibi ngibi, dore ibyo twakoze, dore uko byagenze, kandi turabizi. Njye amaraporo narayasomye, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo yenda ni ibintu byo kugira. Embassy y'u Rwanda yari mu Burundi, bamaze gutsindwa baragiye nta n'icyo banatwaye, amaraporo yose yasigaye hari. Abagiye muri ambasade amaraporo barayazanye, twarayabonye, twarayasomye. Sinabo bonyine, hari n'abandi nka babiri abonze. Yigeze kubwira Karegeya ati ariko wowe ati nta nubwo wigeze wemera ko ndi perezida. Karegeya aramubwira ati ariko se niyo ntabyemera kuri we, ntabyemeye byagutwara iki? Ariko ubwo urumva nuko yamubonaga yenda baganira, akabona ashaka kumuganiriza nk'umuntu, akumva mbese atamushyize hejuru cyane. Biriya rero byo kubeshya ni ibintu we yumva byaramugejeje ahantu yenda ubundi atakageze, ariko yarangiza akabigira umuco. Muzarebe n'ubu ngubu ajya imbere y'Abanyarwanda ati ntabwo turi muri Kongo. Ati aba batubeshyira ngo turi muri Kongo, none se utabizi ninde? Kandi abana babo bariyo. Nari nk'umuntu wenda nk'umuntu yenda nka 80 barimo kugenda, angezeho ndamubwira ngo ngewe ibyo nagomba kuvuga abantu bose babivuze, nta kugira icyo mvuga. Arantambuka, ngira ngo urukeye ko narwanjye hirya yanjye hari Gasana. Gasana ngira ngo nabagize Karegeya ari no hanze, uzanamubaze kuko ntabwo navuga ikintu kitigeze kiba kuko arahari, uzamubaza. Hageze kuri Gasana, Gasana ati nanjye ati nkuko ambasade Kayumba yarabuze nanjye ndumvaye. Kagame yararakaye ahita inama yihagarika ngo none ngo tuhaguruke ngo tugende ngo tujye muri break. Twavuye muri iyo nama tusubiye i Kigali, noneho aza abantu batangira kumuhamagara bati rero wakoze ishyano, bati buriya byagize gutya. Iyo I didn't care, ariko kuko nyine yari yarakaye, aza kuza kumpamagara, mpamagara iwe mu biro, duhura njyewe na Mugambage nawe. Ntiyambajije ko nanze kuvugira mu nama, atangira kundega ngo mvugana na Karegeya. Karegeya yarageze hano muri South Africa, ndamwemerera ndamubwira ko tuvugana, kandi byari ukuri, twaravuganaga, nari mu Buhinde twajyaga tuvugana. Noneho ibyo narabivuze uko byagenze nibyo. Ariko icyari cyamurakaje cyane nuko twari mu Mutara nyine, twari mu Kagera, aratangira ngo ibintu bya mindset yangezeho nyumva ntacyo bivuze, ndabireka. Kagame mu myifatire no mu mitekerereze ye usanga yumva arenze cyane icyo ari cyo, akumva arenze ikintu icyo ari cyo, akumva ari igitangaza. Kandi nyamara nibwira ko kwicisha bugufi uri n'umuperezida ntacyo byatwara. Nibyo by'ubuperezida bwe, ngira ngo ajya yumva kwibwira ko ahari abantu batamubona ko ari perezida, agashaka kugaragaza ati ese murambona, murashaka kumbona. Ndanabyibuka rimwe yigeze kubwira Karegeya ati ariko wowe
ati nta nubwo wigeze wemera ko ari perezida. Karegeya aramubwira ati ariko se niyo ntabyemera ko uri we, ntabyemeye byagutwara iki? Ariko ubwo urumva nuko yamubonaga yenda baganira, akabona ashaka kumuganiriza nk'umuntu, akumva mbese atamushyize hejuru cyane. Biriya rero byo kubeshya ni ibintu we yumva byaramugejeje ahantu yenda ubundi atakageze, ariko yarangiza akabigira umuco. Muzarebe n'ubu ngubu ajya imbere y'Abanyarwanda ati ntabwo turi muri Kongo, ati aba batubeshyira ngo turi muri Kongo. None se utabizi ninde? Kandi abana babo bariyo, barapfa barabibona, ati aba batubeshyira ngo turi muri Kongo. Yarangiza yamara nk'ikindi cyumweru akagira atari ubundi kuki tutaba turiyo, kuki tutajyayo? None se aho ngaho izo personality wumva aho ngaho atari ikibazo? Umuntu umwe avuga ikintu uyu munsi ejo akagihindura, ukibwira ko bimeze gute? So icyo warumbajije uti iki kintu cyo kubeshya, nibwira ko ari ikintu kiba kiri mu mibereho y'umuntu, akabeshwaho n'ibinyoma. Ariko ikibazo kiriho mu Rwanda ni uko ibyo binyoma ababa bamwicaye imbere batashobora kubinyomoza, noneho yarangiza akumva nyine ko abeshya, bakamukomera amashyi, kikaba ikibazo. Hanyuma wari uvuze uti nka biriya byaba Makuza, uti buriya Kagame abyungukira mu iki? Ese ni nk'ibi, yishe Karegeya yasize imyaka ubungu ni 12. Kuba kivuga Karegeya buriya akamuvugira nk'ariya, yumva Karegeya azazuka ngo noneho azafata ubwo butegetsi bwe, mbona aba ari aho bombatiye nk'uko mujya mubona inkoko zibombatiye amagi. Waba uzi ko umuntu atakiriho ukajya kumuvuga kuriya? Ibyo rero byo mubona by'ibi byaba Makuza, niyo gushaka kumva ko ngo agomba kumuvugisha ibyo ngibyo. Nuko Makuza ni mu myaka, ni umugabo mukuru, ni nkatwe twese, ashobora kuba avuga ati humiliation imaze kugira irahagije, bazakora ibyo bashaka. Ni nk'ibyo wambwira ngo bavuga ngo njyewe ngo wapfuye. Koko nk'ubu ngubu imyaka iyo mfite, ubuse mpfuye haba hari igitangaza? Ubuse ubona nkatwe tuba dusigaje ingahe n'ubundi, ku buryo noneho umuntu Kayumba yapfuye yagize gutya, hanyuma zo yapfuye byatangaza imyaka yo tuba dufite ubundi ko turi mu nyongera, ubundi life expectancy y'Abanyafurika ubundi ntitwayirengeje, ko twayirengeje kera. Ibyo ni ibiki? Noneho rero nka Makuza ashobora amaze kugeza mu myaka, kavuga ati kuva muri za 40 ingahe abantu bangaraguza agati kumbwira ngo ni nkomeze njye muri ibi ngibi, ntabyo ndi bijyemwo, bazakora ibyo bashaka. Ibi nta nubwo ari bwo bwa mbere ibyo bintu byigeze kuba. Nigeze kumva na ibingira bivuga ngo bigeze kuzana ibipapuro ngo nanga kubisinya, ariko si nabwo bwa nyuma. Twigeze kujya no mu Kagera buriya muri 2008, Kagame azana cya topic twarimo kuganira ibintu bigendana n'ibintu bya industrialization, none azana ngo ikintu ngo cyitwa ngo mindset. Hatangira abantu bose baravuga umunsi wose mindset, ariko ubwo bavuga iyo mindset bavuga iki? Umuntu agahaguruka, nyakubahwa perezida wa repubulika, uko ujya utubwira ntitwumva, ntitugira gutya. Ngira ngo nari nk'umuntu wenda nk'umuntu yenda nka 80 barimo kugenda, angezeho ndamubwira ngo njyewe ibyo nagomba kuvuga abantu bose babivuze, nta kugira icyo mvuga. Arantambuka, ngira ngo urukeye kubona rwanjye hirya yanjye hari Gasana, ngira ngo n'abagize Karegeya ari n'ahanze uzanamubaze, kuko ntabwo navuga ikintu kitigize kiba kuko arahari, uzamubaze. Hageze kuri Gasana ati nanjye, ati nk'uko ambasada Kayumba yarabivuze, nanjye ndumva Kagame yararakaye, ahita inama yihagarika ngo noneho ngo tuhaguruke ngo tugende ngo tujye muri break. Twavuye muri iyo nama tusubiye i Kigali, noneho aza abantu batangira kumuhamagara bati rero wakoze ishyano, bati buriya byagize gutya. Iyo I didn't care, ariko kuko nyine yari yarakaye, aza kuza kumpamagara, mpamagara iwe mu biro, duhura njyewe na Mugambage nawe. Ntiyambajije ko nanze kuvugira mu nama, atangira kundega ngo mvugana na Karegeya. Karegeya yarageze hano muri South Africa,
ndamwemerera ndamubwira ko tuvugana kandi byari ukuri twaravuganaga nari mu Buhinde twajyaga tuvugana. Noneho ibyo narabivuze uko byagenze nibyo, ariko icyari cyamurakaje cyane cyane nuko twari mu Mutara nyine twari mu Kagera, aratangira ngo ibintu bya mindset yangezeho nyumva ntacyo bivuze ndabireka. Yenda nibyo ngibyo byibingira bavuze ngo bazanye ibintu gusinya ngo nge ndabyanga ngo reka ngo naje kubisinya, yenda niba biri mu bibazo ndaza kubivuga, ariko niba bitarimo nabwo ndaza kubona yenda umwanya nabyo mbisobanure.